Madamu. Madamu wa nyamaswa. Bose ndi mu kazi. Nawe nyine buranyogereza nikangiza ndagutekera ikoma nakibazo. Umugabo wa mbere yabaga ari umugabo ugomba gutekera igikoma, umugabo no wabyukiraga mu safuri. Ibintu byo mutagiye guhindura mukoze murabyukira mu masafuri. Umuntu abaga agiye kwisobanura bakasaba ngombwa ko yisobanura. Kumva natandukanye n'abagore 10. Ariko uyu niwe dutandukanye kukindu cumbikana. Ngira rukundo ne twatandukanye. Yararaga ari gukora yari yagwaye ingororo. Ndavuga ati wamugore ko ngongeye uzabwira ngororera mu matwi. Ndanaramwirukanye. Umvuge namwirukanye. Umvuge none nakoje kumwihanganira. Ubundi umugore muzima. Barara akamera ngarari. Yashika gusura gasura turyamye hamwe. Naramwirukanye. Bite ifumbire mu nzu basi cyobo mu nzu yanjye. Goko. Imbaza ufume ngo ni yiki? Ni yimbwa. Yo ni baje barawa ngagucunga gushe ifumbire yimbwa. Ego madam. Madamu wa nyamaswa. Bayo hano. Ubwo urukunyitegereza ko nandakintu ngene mu mubiri wanjye. Uko ndandara mvite. Yangana nyine. Ndekera igikoma vuba umugabo muzima bagomba kubyukira ku gikoma. Nyine kubona ko ndi mu kazi kanazanira agasuka kanyegera. Umuntu bariko ari kwajuzwa ndakinda ari kujya ibintu byashize mu nda ndana guteka igikoma. Ino safuriya mutekera agakoma. Ariko abantu babaga bazima. Abagore bikigiye ko batagitekereza ko ngiye noze safuriya. Noze suruko nako ndi mu masuku. Noze safuriya ngiye umugabo muzima. None ko mva ndi mu masuku kugira ngo kumaguru ganje no mana kagahinda nzakabarira ndekose kubyo ubundi hamwe ngo noze safuriya ko ngewe Mana mwice mukore kikira tumenya niyumvisha ko nikirano n'ubuzima bwanjye ko njye noze safuriya umugabo. Bose ndi mu kazi. Nawe nyine buranyogereza nikanurangiza ndagutekera ikoma nakibazo. Umugabo wa mbere yabaga ari umugabo ugomba gutekera igikoma, umugabo no mu safuriya. Ibintu byo mutagiye guhindura mukoze murabyukira mu masafuriya. Ninde ubizanye ko? Nyese ndi mu kazi nyine. Kubujyo hazagira byukira mu safuriya. None ibyo ubundi bijyo bihe byaraye mu safuriya. Nabiri. Wabiriye. Buri umugabo nawe wajya ibiryo byaraye ngarebe ko yatekereza kujya gushaka ibindi. None ubwo wamwanga uri umugore cyangwa ndago nzi cyurico. Aho naswara biza imiryango zigiye guterana. Zimbwira ukuntu ngiye nogasaga isafuriya yo guteka mu gikoma. Ugiye kubindobanurira neza. Imiryango zigiye kubizamo. Ndetse umugabo wangu igikoma. Umugabo agira gute? Umugabo atanywe igikoma ninde wanywe igikoma koko? Igikoma ni cy'abagore. Kugira ngo tugire ubushake bwo gukora akazi ko mu rugo. None twe ndakazi dukora ndamurimo dukora. Ubushaka kuvuga kubyukira mu masafuriya yangu ushaka kwiga. None se sindi umugabo. Ese nimbura umugabo ni ngombwa ngo bazane ibyo byaraye. None ubwo byaribwa nande? Byaribwa nande n'abana. Abana. Ubwo so umwana muzima wakombe safuriya mbicaye ndi umugabo ndayikombye yaba atekereza ari muzima. Rero nawe urumva nagura umugabo muzima. Ni kuvuze. Sawa, ni kuvuze. Urakoze cyane. Baro wa rusasa winyita umusanzu nyita umusanzu smart uri smart wanje jo ari wowe uri gutuma umudugudu wacu ari uri gusubira inyuma uvuga uburetse banze nakubwira ngiye bagiye kuntora bankunze bareba injiji nkamwe z'abasaza baziterera hirya sahu bareba udusore natwe kubitonde ngubwire ziba tonde ngubwire kandi wa musoze nahoze ndi kukubwira yino tariki y'uyu munsi iri gucanga abapfumu ari wowe uribona mu isheni reba twakoze ejo bundi inama kumva nubwo bakubakiye amatafari warayariye sima warayigurishije amabati usigaranye 3 ntawe sugira ndatayigira iri isi babivovo ni banku kufita mahoro tangararugira ugiraga n'umwanda none utonde mbanze nakuvuga ingarani baga munzu ibaga munzu you will move out of this house niho hari ikimoteri
system nyiraga nasuka mu nzu abanzi ndamena y'ikidose ngamene idakatsi ngamena umva sinjewe mvite ifumbira mu nzu basi cobo mu nzu yanjye gokoki imbaza ufume ngo ni yimbwa yo nitaje barawa ngagucenga gushe ifumbira yimbwa ifumbira yimbwa yitaba mu nzu none sisi umushinga uri muzima ako numushinga mewaze umushinga gute no mushinga pe tonde nkubwire kubera ikibazo cyawe giterwa no kutagira wese wamukire wa hano hepfo Karori ndi kumureba hano hepfo muzakwanza kuma aho ngaho niba ari weho niba ari abana bawe njye nakize ubwo uri kuvuga ubwo uri kuvuga itonde mbanze nakubwira ubwo uri kuvuga Imana yarakibirinduye uburyo twasanze mwaneye kuri ku mabati ye cyangwa ni wewe naho kurengera pe inyo nise ubwo reka ngiye nkubaze muze ni gute n'uburyo ugenda ikirenge kitari kuvaho kiri uragenda wurira amabati y'abandi ugiye kune ngewe weho nyine n'umuryango wawe ni rujonjori ho warusaza aha gisaza none uri umusore bintu ndago nazabyumva n'umunsi nagumye kugira ndagira mu taka Garesco kenze nemba atarayifata ambwire nimba ari umwana yanyohereje cyangwa nimba ari igisimba yaraje kuzajya kiraza kukumbwira ngo ninoza amasafuriya aro muze umva ngubwire rero muze ngiye guhamagara n'abandi bose ngiye guhamagara n'abahungu biwacu bose n'imiryango zanyu zose zize ziterane ndabona nakomeza kubana n'uyu mukobwa wawe nawe twakomeza kubana pe ubyumve nutinda nimugoroba iyi nama y'umuryango itari yawe ushaka iyo ugana kuko nge ndago nabana nawe ni ukuri pe oya ngwino wirebera ibyo yakoze ngiye safuriya mwandakira igikombe banje koze safuriya muze urabishigikiye nisi wa mwana we watuza kingo z'uyu munsi ako zubatse ihangane wenda si wacishamo kamunyabika injibiri niza gasuzugura kwa gusuzugura umugabo oya mwana wanjye ufata ubwo mwanzira ariko nanone nongeye gusubiramo n'umugabo we bikameze bagenda cyabo bose nda n'umushobotse nda n'umushoboye bakujayo turebe tuje kumva ico kibazo cyari kuvuga ariko cha ndakigenda cyabo ariko umugore wasanga ari ufite ikibazo gikomeye chubangane ndoga chubangane oya wasa umukobwa wanjye namusakiye ikigo cy'ikibwa cy'ikihunini cy'ikimago mama shayewe ushaka abakwewe umuntu w'umugabo wifata ati ngashaka kunywa igikoma n'icaki n'icabana yego nenda kingwa gata akonye ndese navuga mu bandi akadaka kugerayo neba kuna bakiza ndeko nabonga nyine ngamaze inzoga zabo muraho mukomere ni muze mucura amacinya ganyu ndoga chubangane muraho yego amacinya karendagiye koma muhungu wa mucura gara amacinya aya macinya ino nzu yitegereza bwa nyuma nduzangira kuyigaruka kuko ndamugabane muraba mukifite mwururu umuntu muzima ngino muze mucura ya ngombana y'umukobwa ni muyirukana ndiwumva cyane ndiwumva nukuvuga ngo rero ikinderanyirije hano mwabavyeyi mwe suko tugiye gusangira suko hano ndani inzoga nabateganyirije pe ngiye kinderanyirije hano ndakindi uyu ni turavukana ndi muri muna muravuka ibyo mukobwa wawe yakoze ibyo mushiki wawe yakoze murabizi singo aka kanya ndicaye arabizi kinamira anaryamye wabyuko wandumba atarawe
wabyuka none ko mwana ngo ni ndumba none ubwarihe umuntu nakumburaga abantu babo wabyuka ubimenyetso bwa wote bari gushaka gushikanya muri ndumba bari gushaka ihute ihute mwihamagarire uri umugabo mbwa mwihamagarire inde uri umugabo mbwa ukabibwira mu rugo rwande mu rugo rwande ndi kumwana ngo ni ndumba arewe mwumve mukinyapfura imbere y'ikinyapfura simbizi ati ngo vana umukunzi umuryango sinzi ihute oya kandi sinabikubwira icara hano ukicara muri wese we wakicara mu mishito na mu mwobo mbere na mbere rero kugira ngo ibi bintu bigende neza mubabyeyi mbasobanurire si mu gitondo mba ndabyutse nari ndi kwirira voka ubaza umuntu w'umugabo muzima ari kurya voka yenyine n'ibijumba byo guheka ukima umwana wanjye nuko noneho umugore muzima ngo ngari gukubura shango yabuze umwanya wo kunyogereza isafuriya ngo ndekere igikoma ijage nari ndanywa niyo yari iratumye atandekera igikoma noneho mwabagabo mwumva ibyo ndumugira neza mwumva uburyo ndumugira neza igihe twabaniye cyose nari nagukubita inshyi z'amajigo wenda ngubitagize imigongo gusa da uba karimo kubitaga ndamwungisha utabivuze ko ukubitaga naravunitse umugongo waravuye ariko kutabivuze ukaba ari mu makosa wa mubyeyi we ko wa mubyeyi buriya ndakintu cyo gushigikirana kiri hano bintu ni bibi muramujyana cyangwa se ikindi mfite ibyo 200 ngo tumenye ko tugiye mu nama cyane nanjye ndamushaka umva se bababwire nkaba nabanye nke oya umenye ko mugurisha iyo sambu tubaye ngo turi kurya umva se mwese muri abana banjye haba weho haba n'umwe basi ngiye njya kumba kiranura mukamukiyunga mukaba urukundo nguko ifi ikura amazi kiyunga ariko dukoresha umurima kugira ngo dari umva ari umuntu abagaje kwisobanura bakasaba ngombwa ko yisobanura umva bitandukanye n'abagore 10 ariko uyu niwe dutandukanye kukindu cumbikana yaranaga ari gukorora yari yagwaye ingorora ndavuga ati wamugore ko ngiye uzagira ngororera mu matwi ndanaramwirukanye umva ujye namwirukanye umva ujye none unakomeje kumwihanganira ubundi umugore muzima barara akamera ngarari yashika gusura gasura turyamye hamwe naramwirukanye sinamwirukanye namwirukanye none wamukobwa uwifiriti ndo namwirukanye namwirukanye uwifiriti umugore muzima utazi guteka ibyo ngashyira mu munyu guringane nashiraga mu munyu mwinshi ndamwirukanye nzanye uwundi nawe ngo nijyama ko mari nawe mbayenda muzanye ubona kazashe mu munyu muto wenda ndamwirukanye ubundi nari nagwaye mwizo misi nari ndi kunywa inzoga nyinshi ngagwara ngararanda nyara mu buriri agashaka kundukagura nawe umugore nahise ndi umuntu umvuye wanyuma none umugore muzima yavuye ngo ninoze isafuriya yego ndonanyogeje ariko yabimbwiye yabimbwiye mbere yo kukubwira ko mbese ngo wose isafuriya uno yari mu biki yari gukubura umva inzingano zayo byose bagomba kubikora akanoza isafuriya akanateka igikoma ubundi ni uburenganire kuko nicyo yamuzaniye bakakutekera icyo gikoma you will move out of this house umugabo mutima nkoze muri ndaribisha ngoze isafuriya nge uhumeka none ngoze isafuriya ni mumufate mu mujyane kandi niba mujyane niba batatu 200 ni mu mujyane ndaga yewe ko mwiza iganda umugabo w'indumba hasoni umugabo muzima urareba di wasina mugabaga mu rugo jyenyine ni wa mukogore ubaga kuyuko mu butaka jyenyine ni bagende ubundi muzi igene kwirira ibijumba nasize mu safuriya you will move out of this house. Apostle will hear of this. umugore wanjye mana ndahera ndi kongera kumuhamagaza
kurara ngenyene amahoro ngagabura nabirinduka ngaburundi rindukiraho mana cya ikindiri ne bibazo ubundi safra ko byanarangiye ndi kuyiyogereza ngateka umutsiki na mukuru wanje nawe yaraje aranyosha nawe kumbi yarigendewe uwo bibaniye neza